igihe rero kiragera urukundo rwanyu murutangira umushinga wo kubana. Mwabitangiye gute? Mwabitangiye gute? Nyine twaraje turakura nyine gutya tubahungaho nyine. Ndetse ko nyuma yaho nagiye guhura n'ikibazo nyuma yaho nari mfite inka Kagame yari yarampaye ngize ikibazo. Umuntu ngeze ku Gishinwa, hariya ku Gishinwa bankura iryinyo rya hano rigufa rikomeretsa rya hano. Noneho barampisha ko bankuye nabi ndataha. Hasize iminsi abapfumutse hano. Hapfumutse bisaba yuko ishobora kujya i Kanombe. Ngeze i Kanombe nirukasiyo nagiye mu kwa 12 kundi mwaka kwa 12 kugira ngo bamfate amaje kugendera 170 kugira bagufashe ubashe kuvurwa. Bifata ko nagurisha inka ntabwo ugera i Kanombe ngo bahite bagufata. Bagiye barampa kuwa mbere nkongera nkagaruka bakama kuwa kabiri niruka nkamezi 4. Bayejeje kumfata muri ya ntama ya Cugamami niho bafashe bahita bambaga. Muri ya nama ya Cugamami niho bagufashe bahita kubaga urongera noneho usubirana ubuzima buzima. Bamaje kumbaga rero iyo nka banciye amafaranga ndayabura ndaza ndayigurisha. Mahina mu gihe cyo kwamamaza rero twakubonaga washyushye cyane uri kubyina uri kwamamaza. Watoye neza? Naramutoye kabisa. Watoye nde? Kagame. Watoye Kagame? Akareka watoye urupapuro baguhaye hari handitseho nde? Ntabwo nzi gusoma ariko ngewe nabonaga ko ngewe hano ku gipfunsi. Wabonye ku gipfunsi uragenda uvuga ati ndatora ku gipfunsi. Umaze gutora umuntu wifuzaga wumvisha ubyishimiye gute? Numvishe byishimiye ko Kagame yatoye, numvishe mwishimiye. Ubu se witeguye kubyina intsinzi? Uzayibyinira? Nzayibyinira hano cyangwa hariho hose bazagutumira uzagenda ujye kubyina intsinzi. Abakurikiye Menyesha TV twongeye kubashimira muri aka kanya mu buryo mudukurikirana, uburyo mudahwema kugenda mutanga ibitekerezo byanyu ku nkuru tugenda tubakorera. Rwari urugendo rutoroshye aho twagenze urugendo runini cyane mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba mu murenge wa Nyakariro akagari ka Gishore, aho twasuye umuryango umwe, umuryango nakwita umuryango unezerewe bafite byinshi cyane, bafite ubuhamya bwinshi cyane bw'ubuzima bwabo bigenda bibabaho. Ariko cyane cyane uyu munsi turaganira ku ntego y'urukundo mu buryo bw'ubuzima twaba tubayemo ubwo ari bwo bwose. Uyu muryango unezerewe twifuje kubaganiriza kugira ngo n'indi miryango ifatireho urugero ko uko ubuzima bwose waba ubayemo ushobora kubaho unezerewe kandi ubana n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe mwashakanye mu mahoro. Impamvu y'izi nkuru nuko usanga imiryango myinshi iri kugenda isenyuka, bamwe ugasanga umuryango urasenyutse kubera ikibazo cy'ubukene cyangwa se kubera ikibazo cy'amafaranga menshi. Ariko uyu munsi twaje kwigira kuri uyu muryango uburyo babanye, uburyo bakundanye mu buzima bwabo bwa gikene. Mbere yuko rero dutangira ikiganiro baratangira batwibwira. Wa mugabo we witwa nde? Witwa Munyeshongo Ernestine. Wowe? Twamuhawe n'Imana Ernestine. Mawe n'Imana Ernestine. Munyashongo Theoneste. Uzwi kuri he zina muri quartier iyo uvuze ugahita tumenya ati uyu muntu n'uyu nguyu? Nge izina ry'irisino. Izina ry'irisino bakunda kukwita Mahina. Mahina. Iryo zina Mahina ryaje rite? Bari kwise kubera igihe mpamvu? Simbizi ko bari nyise. Simbizi ko bari nyise. Wagiye kumva mbaguza witwa Mahina? Ariko nakazina kandi nawe uraryemera? Na sheri wawe riramushimishije bari mwise nta kibazo bigutera? Nta kibazo. Akazina ka Mahina. Rero tugiye gutangira inkuru y'urukundo rwanyu. Mahina, uyu mugore wawe
mwavukiye inaha, mwamenyanye gute, mwakundanye gute, wamuterese ute, byagenze gute? Tunyuriremo. Ngewe navukiye hano i Rwamagana. N'umugore wawe ni uwo mu Ruhengeri. ni uwo mu Ruhengeri. Mwamenyanye gute rero? Nagiye kumusura iwabo. Wagiye kumusura uva inaha uratega ujya mu Ruhengeri? Ninde wari umukurangiye? Nari umukurangiye. Ngewe nagiyeyo niko nari impano. Wowe wari uhazi? Nawe umuzi? Urangije uravuga uti ngiye gufata urugendo njye gutereta mu Ruhengeri. Ntabwo yigeze akugora? Oya. Yarakwemereye? Watangiye umutereta, wamubwiye utuye tugambo twawe kubashishije kugira ngo koko abashe kukwemera? nyine twateretanye turemeranya, ndamuzana nyine. Tuvuga nk'utugambo nka dutatu tw'umutoma wamuteye, wavuze ati ndakwemeje kabisa. Nyine twaragiye nyine aranyemera turaza nyine. Nta mutoma wibuka wamuteye? Ntabwo nyibuka. Wamufashije? Nta mutoma wibuka yaguteye uvuga ati umutoma niwo wanyemeje? Yambwiye yuko nyine ashaka ko dufatanya ubuzima. Yakubwiye ati nshaka ko dufatanya ubuzima, nawe uravuga uti ndakwemereye? Ndamubwira ngo ndabyigaho, arambwira ngo nimbyigeho nyine musubize. Wamushubije ako kanya cyangwa yaratashye ategereza igisubizo? Yaratashye agomeza kubumbaza, ndamubwira ngo nta kibazo. Wamusubije nyuma y'igihe kingana iki? Nyuma y'iminsi 2. Mahi, iminsi 2 warayihanganiye, wumvaga umeze utegereje igisubizo? Waravuga ati nta kibazo, nta kibazo. Wumvaga avuga ati nanjye nzashaka nzazongera nerete n'undi, ariko wumvaga bifite icyizere kari bukwemera ukurikije uko mwari mwatandukanye. Igihe rero kiragera, urukundo rwanyu murutangira umushinga wo kubana. Mwabitangiye gute? Mwabitangiye gute? Nyine twaraje turakura nyine gutya tubahungaho nyine. Ndetse ko nyuma yaho nagiye guhura n'ikibazo. Nyuma yaho nari mfite inka Kagame yari yarampaye, ngize ikibazo. Umuntu ngeze ku Gishinwa, hariya ku Gishinwa bankura iryinyo rya hano, rigufara rikomeretsa rya hano. Noneho barampisha ko bankuye nabi, ndataha. Hasize iminsi abapfumutse hano. Hapfumutse bisaba yuko ishobora kujya i Kanombe. Ngeze i Kanombe nirukanseyo, nagiye mu kwa 12 kundi mwaka, mu kwa 12 kugira ngo bamfate, amaze kugendera 170. Kugira bagufashe ubashe kuvurwa. Bifata ko nagurisha inka, ntabwo ugera i Kanombe ngo bahite bagufata. Bagiye barampa kuwa mbere, nkongera nkagaruka, bakampa kuwa kabiri, nirukanka amezi 4. Bahejeje kumfata muri ya nama ya Cugamami, niho bamfashe bahita bambaga. Muri ya nama ya Cugamami niho bagufashe bahita bakubaga, urongera noneho usubirana ubuzima buzima. Bamaze kumbaga rero, iyo nka banciye amafaranga ndayabura, ndaza ndayigurisha. Noneho bamaze kumvura, bamuze ngo ko ndi mu cyambere icyo gihe. Ndababwira se ko muri kunca amafaranga ndi mu cyambere, kuki muri kunca amafaranga menshi? Ngo ya mu mutwe leta ntabwo wishure. Ko bashubiye. Nabo se noneho hari polisi ibiri mu kigo hari i Kanombe. Nabo se polisi ngiye kuyatanga mumpe nkete y'umuntu wankuye nabi, ngiye kumureka kandi ndamuzi. Baravuga ngo none se ko twakubaze uzajya kuturega. Ndabyaze umusesi yankomerekeje. Ubu birangira ahubwo ndaza nkomeza ubuzima busanzwe nyine. Na nubu ukaba wibereyeho gutya, nta kibazo ufite? Wenda dukomeje gato turaza kukigarukaho nyuma. Hagira gutya igufa rimwe ryagize ritari hinguka mu kanwa baricira. Igufwa bari bakomerekeje ryararungutse mu kanwa baricira. Uraricira.
naho harimo umwobo. Birakurya se cyangwa ntago bikurya? Iyo ndi guhuha gutya ihinyuramo no muntu. Ntacyo turaza kugarukaho tuze kureba igisubizo cyabyo. Mwarakomeje murabana mutangira ubuzima, mwabanye mu uhe mwaka? Mwabanye mu uhe mwaka? Umwaka tumaranye imyaka 6. Mumaranye imyaka 6. Muri ubwo buzima mubayemo muri umuryango mwabyaranye abana bangahe? Tumaze kubyara 2. Ni 2. Ni abahungu cyangwa abakobwa? Ni abakobwa. Ni abakobwa 2. Bumufitanye abana 2. Ko twabonye umwe se undi ari he? Undi yagiye gusura abandi bana. Aba yagiye kuganira n'abandi bana. Mu rugo se, mu rugo tujya duhura n'ingorane nyinshi muri icyo gihe cyose ubayeho ubana n'umugore wawe. Ufite umugore mwiza, ndi kubona ukiri muto cyane. Uyu mugore wawe waba umurusha imyaka ingahe? Batari ibanga. Imyaka 25. Niyo umurusha? Umurusha imyaka 25? Ni 15 bafite nka 35. Ko ubana n'umugore uruta cyane, nta ngorane wagiriyemo zo kuba bamuguteretana cyangwa hakagira umuntu ushaka kuguca inyuma kamutereta? Muri kundanira ku buryo nubwo nta mugabo wigeze ushaka kukubwira ibyo bintu? Yabikubwira se ko wabyemera? Ntabwo wabyemera. Nabyemera ubaye ubimbwiye. Oya, kubera ko ushaka kubaka ntabwo ujya ubyemera. Barabikubwira ukabyanga? Ariko barabikubwira benshi. Barabimbwira nkamubwira ati gushinga urugo ntabwo aba ari ugukina, ko nabonye n'ubu kandi twaranasezeranye nta wundi niwe. Mwarasezeranye rwose. Ni iki tuba dushaka kwigisha abanyarwanda? Babona uri umwana akavuga ati mahina ni umusaza, bakagutereta ari benshi cyane ariko ukababwira ati wapi. Ni iki kigufasha kugira ngo ubashe kugera kuri icyo cyemezo gikomeye gutyo? Ikintu kimfasha ubundi aba ari ukwihangana iyo wabyaye, ushaka kurera abana bawe kuko bakurana ubuzima bwiza, kuko iyo batereranye nabo ubugize gute bakura nabi, ntabwo bakura neza. Nabo bakura bajya muri ibyo bintu. Rero iyo ubareze bakabana na se na nyina nabo bakura neza. Umugabo wawe ni iki kintu cyiza ajya gukorera ukavuga ati nubwo byagenda gute sinshaka kugusiga? Cyiza nuko njya guca ishuro akaba yasigarana akakana akakanderera akagahendahenda, nkasanga baragafite nk'uko mumusanganye bari kumwe, ntazana n'icyo gihumbi nyine tukajya icyo ngicyo akamfasha icyo ashoboye. Ugeze hano usanga turi kwatsa imbabura yatunaniye, nanjye nahungije byanze byaducanze, ariko urahageze imbabura ihita yaka. Iri banga mu rugo mwe muba mufite akahe karusho? Twibyaye byatunaniye turi 3 ariko wowe uraje uri umwe ako kanya imbabura ihita yaka. Ni ukubera iki? Nuko ngiye mba narabimenyereye. Nuko warabimenyereye. Muri ubu buzima bwanyu mwibereyemo mu rugo ni izihe ngorane muhura nazo? Tuhura nazo kubera ubukene, umuntu aba atishoboye ariko tukabasha kwihanganirana. Nawe yabona nta kintu ntiyakamenya ko nyine nakibuze igihe nkizanye, nuko ubwo tugafashanya gutyo. Ariko ntabwo zabura nyine. Imbogamizi ntabwo zabura. Imana ijye ibafasha. Ndi kubona uje wikoreye ibitoki, umushinga mukuru ubinjiriza amafaranga mu buzima bwa buri munsi ni gucuruza ibitoki cyangwa n'ibyo ubuvanye ku isambu? Oya, nutwo mba naguze, iyo mbonye nkunguriza agashoro ndagenda nkarangura utwo dutoki, nuko nkongera nkacurungutanya nkagurisha, nyine hakungukaho nk'igihumbi cyangwa 2, nkajya inyungu yayo nkongera nkarangura kugira ngo abana babone n'ikayi y'ishuri, mukuru abasha kwiga. Ubwo mba ndi kujya abona ikayi n'ikaramu rijya ntuma, akabona n'isabune yo kumesa, nicaye mbona bitavamo. Ubigurisha ari ibitoki cyangwa wenga umutobe ukagurisha umutobe? Nkunda kwenga umutobe nkagurisha umutobe. Ibyo byunguka cyane. Ibyo bikunda kungura. Mu kazi ukora ko kugira ngo utwo tuntu umugabo agufasha iki ku buryo uvuga uti n'umugabo wanjye si umunebwe? Ni ukugusigaranira umwana gusa cyangwa nawe hari ukuntu ajya ku ruhande no agashakisha?
nyine kubera ko wenda yaravunitse ariko hari igihe atembera nk'ubundi uhutse mu rugo akambwira ati kwa runaka hariyo udutoki genda uduteme, ntiyabasha kutwikorera ariko yandangiye nanjye biranyorohera mfatiraho ngenda njya kutugura. Nawe ajya mugenda mfasha mu byo ashoboye. ubu mubasha kwishyura mituweli nta kibazo, abana bakiga cyangwa mituweli ntago mujya mwishyura? Mituweli uyu mwaka ni narayishuye, narahize ni narayishuye, usibye ko nenze udutoki muri no minsi tugatema, ariko kubera abantu bangiriye icyizere bahangujije agashoro ongera akora, wenda ubwo wahombye ugiye kunguka. Ndikuvuga ati wenda ningira nzishura mituweli nimbona nungutse. Ariko ni intego mba ndiho. Intego buriho ko ugomba kwishyura mituweli buri mwaka. Mwabaga mu cyiciro cya mbere. Iki cyiciro cya mbere mwamukirimo cyangwa mwaje kukivamo? Twakivuyemo. Bababwiye ko ari ihe mpamvu itumye mukivamo? Baratubwiye ati nta muntu bakishyurira mituweli, tugomba kuza twihigira. Ubwo rero turavuga ati n'ubundi Imana niyo ikora byose. Iyo ubundi wagiye ufite intego yo gukora ikintu, usibye wenda ubu ngwaye byo wenda ntibyavamo, ariko Imana imfashije nkabona ubuzima byabasha kuvamo. Mituweli ntabwo nayihiga ibyumweru 2 ntari nayibona bivuyemo. Undi sinabyiza ko tuzajya duhora duteze amaboko kuri leta, natwe ubwacu tugomba kwishakamo ibisubizo tukabasha kugira icyo tugeraho kandi tukaniyishyurira na mituweli, kuko si byiza guhora dufashwa ubuzima bwose. Ahubwo umuntu arafashwa ariko akagerageza gukomeza kwigira akizamura nawe akageraho yigeza akabasha kwiyishyurira bya bindi. Urwo rugendo rwose mwarutambutsemo, ubu ngubu mwatangiye kwishyurira mituweli, mwageze ku rwego namwe muvuga muti byibura twaruhura leta, kuko hari abandi bari munsi yacu batabasha kubona na mituweli. Barahari. Mu buzima mubayemo birabagoye, birabakomereye, ariko niki mushimira iyi leta y'u Rwanda y'uyu munsi wa none? Turayishimira kubera ko yatugejeje kuri byinshi, yaradufashijemo bukeya, kuko yadutangiye mituweli, turihira abanyeshuri barajya ku ishuri, nta kibazo bagira. Ibya saa sita bura ntabwo bijya bitugora, tugaparanganya iby'umugoroba. Niyo mpamvu tushimira leta y'ubu. Yarakoze. Yabahaye inka, umugabo agira ikibazo ararwara, inka irabagoboka, arivuza, yatubwiye ko byageze mu mafaranga ibihumbi hafi 170 birenga. Ni iby'itike ahubwo ibyo yakubwiye, ibyo kwivuza n'ibihumbi 200. Yivuje ibihumbi 200, andi ayi mwagurishije inka mukabasha gukemura ikibazo byararenze. Nayo yivujije bamubaze niho twagurishije inka, turishura kuko ntibe baramurekuza tutishuye. Ubwo yaratukemuriye ikibazo aratahagera mu rugo. Ubwo rero umuntu yagomba guparanganya akareba ko yagura n'agahene ye kabyaye wakaguze kageza kaguteza imbere. Uragenda umwana yaba yabuze nk'ikaye n'ikaramu ukagakurura ku isoko, ukaba wamwambikira umwenda cyangwa ukamugura urwo rukweto rwacitse. Nicyo cyiza cyo gukora. Abayobozi bigeze baza kubabaza iby'inka aho yagiye, uburyo nimba mutarazituriye abandi bantu? Inka twarazituye. Uyu ntabwo ageze neza. Inka ni ngewe narazituye. Barayimpaye ndazitura. Imaze kugera mu ngo 12. Inka imaze kuzenguruka mu ngo 12 igenda isimburana. Mwigeze musaba leta ko ishaka kubongera inka bitewe nuko mwagize ikibazo mukayikenuza? Barambaze mu mutwe ntabwo nakongera kwikorera ubwatsi ni kubambira. Okay. Kuko ubu ngubu ubushobozi bwo kuba watunga inka na madama bari gushakishiriza urugo biragoye. Ariko nta kibazo byigeze bibateza. Ntacyo. Imana ishimwe cyane. Burya leta y'u Rwanda irakora cyane, kuko iyo iguhaye itungo nk'iryo ribasha kugira umumaro, kandi uyu munsi uricyari urahumeka, kandi hari igihe byashobokaga ko iyo utabona ubwo bushobozi byari gushoboka ko wari no gupfa. None se twabasanze hano mu nzu iwanyu,
iyi nzu wayubatse uri umusore uyirongora uyifite cyangwa mwayubatse mubana byagenze gute? iyi nzu niyo nubatse ntabwo yari ahari. uwo mugore bari kumbwira ko njya mu rukiko kuregana nawe cyangwa cyo gutaka kandi twanasezeranye. hari mu bana ni njyewe batangira mituweli. babahe se abo bana? abo bana ejo bari ina nawe n'uwo mugore babana na mama wabo? uyu bagiye bakuze, umwe yari afite imyaka 18 undi afite 15. bavuye hano bakuze. uyu mudamu muri kumwe yabasanze hano arabarera barakura barangije bahita basanga mama wabo. umwe afite umugabo. none ubu urateganya iki kugira ngo ibyangombwa byawe by'ubutaka bive kuri uwo mugore bijye kuri uyu mwasezeranye? yewe ndagiye nagira kwa mituweli kamubwira ngo umuntu andi ku cyangombwa cy'ubutaka none simutunze, kandi abaturage babizi yuko yashatse undi mugabo, none yambiye ku cyangombwa cy'ubutaka. mituweli akavuga ngo gutanga ikirego. n'ubundi iyo nzira niyo uzakurikiza kugira ngo uyu nawe abone uburenganzira ku mutungo wawe. uzajya gutanga ikirego mu rukiko, ahubwo wenda ukazashaka abantu babigufashamo, ariko uyu mugore wawe nawe akabona uburenganzira ku butaka. wa mudamu we harya watubwiye ko witwa nde? Hawenimana Ernestine. Hawenimana Ernestine, ni iyihe mbaraga igukurura ikagufasha ate? nubwo uyu mugabo ntari ku cyangombwa kandi twarasezeranye, ariko njyewe nzakomeza munambeho kandi igihe kizagera mpabwe uburenganzira ku mugabo wanjye. Njyewe nigirira icyizere avuga ko byose bizashoboka. Ugira icyizere kandi byose bizashoboka. wumvishe ko umugabo waje kugutereta wari uzi ko ari umusore cyangwa wari uzi ko ari umugabo wari ubizi ko asanzwe afite umugabo? Narinzi yuko ari umugabo. ntabwo byaguto ntabwo yaje ngo akubeshye ati ndi umusore? Ntabwo yambeshye. Ntiyakubwisha ukuri? Yambwiye ko umugore yamutaye amaze igihe kirekire yaragiye. akubwira ati ngwino twibanire umfashe ubu buzima. ngo byaranshanze no kurera abo bana. ubwo rero nje kumusura mbona abo bana nuko ndavuga ati reka mbagufashe kubarera. Babyemerera mufasha kubarera. umva ni amateka kabisa. uri umugore w'intwari cyane. kuza ugasanga umugore yaramutaye ugahita uvuga ati ngomba gukavaringa iki kibazo, kandi koko waragikavarinze. uyu munsi wa none mu buzima bw'urugendo murimo bw'urukundo, ni iki muteganya cy'iterambere gukora gifite imbaraga mushaka kuvuga muti twebwe iki kintu ntituzacika intege tuzagikora? mbese intumbero mufite mwifuza kugeraho muri iki gihe musigaje ni iyi? ni ugukoresha imbaraga nyine kugira ngo tutere imbere tubashe ibyo byose kubigeraho. kuko udakoze no kugenda urega gutyo nta faranga ufite ntago warega. itike bisaba itike, iyo ugenda icyaga kirakwica, bisaba kuba ufite ku mufuka. ni ukumanza umuntu akareba ko yabona udufaranga agakora. sibye ko ibibazo nyine bigenda bihurirana na mituweli igakubitiramo. ariko rero icya mbere umuntu amanza mituweli kugira ngo abana babone uko bivuza, ibindi nabyo wenda bizakurikiraho nyuma. uwo mugore yaje naha akureba gute? nta kibazo bitera, arambwiye ati njyewe nagiye mbishaka, ati gumana ibyawe. ntago ajya kureba urujisho rwa mukeba ku buryo uba ufite ubwoba? yaraje arambwira ati ndagushimira ati kubera ko wandereye umwana. niko yabonye ko yasezeranye. yabonye warasezeranye aravuga ati ubu nta handi namenera. ariko buriya nawe yashaka kugaruka? yarambwiye ngo wapi waramufite. afite umugabo se babana cyangwa waribana gutyo? yarambwiye ngo aramufite, sinari nagira, ariko yarambwiye ngo umuntu yaza akarara hano ati hari n'umwana dufitanye. yaraje buranamucumbikira ararara? aramucumbikiye yararaye. yararanye nani? yaraye wenyine. yaraye wenyine. iyo umubwira siti ntacyo reka nkuwongere ngo utize nk'iminota mikeya. oya use ko yari yaramwanze. yego yamutaye atamureba? yaramureba. namucumbikiye nk'umuntu uje kunsura, turaganira, arambwira ati ninje kureba umuntu wandereye abana, ati ntabwo nari nkuzi.
yaramenye nanjye ndamumenya, none se umuntu yagusura ukamwirukana? Ntabwo wamwirukana. hari agashimwe yaguhaye ko nk'umuntu wamurereye abana? Oya nta, kuko yarambwiye ati nuko nkenye, ati nta kintu mfite. Nta kintu afite, none ari gushaka kugabana amasambu yasize n'umugabo. Ese koko reka wenda tugaruke gato turebe iyi sambu n'inzu ihari, ashobora kuvuga ati ndi ku cyangwa kuko nabishakanye n'umugabo. Mwarabishakanye cyangwa yaje asanga ubifite? Ntabwo twabishakanye. Ngo ntabwo babishakanye. Ntabwo twabishakanye. Ntabwo mwabishakanye, yaje asanga ubifite? Yaje yasanze mbifite. Ubimwandikaho? Njyewe nari ndwaye, tugenda naravunitse imbaho haruguru, akagari kari hano, none bafata ibyangombwa aja kwiyandikaho, bigeze aho ndatamika kumbaho, mbwira uwo mugore uri kumwandika ku byangombwa byanjye by'ubutaka tutarasezeranye, uri kumwandikaho uzi ko ari ubwe. Nubwo sinzi ukuntu, ntabwo nzi gusoma rero, sinzi ukuntu babindi bamubandikaho. Ntabwo uzi gusoma, barakubindikiranyije babikwandikaho, ariko humura uzatsinda. Uzabyigeho neza, ushaka abantu bagufasha, humura uzatsinda rwose. Umugore wawe w'isezerano agomba kugaruka ku byangombwa by'ubutaka. Twigarukire rero mu buzima busanzwe, uburyo mubaho, uburyo mushobora kwigisha abantu, mukaba ni iki mwabwira imiryango iryana bafite n'ibintu, ari abakire ariko ugasanga bari muri za gatanya, bari mu makimbirane, mwebwe ibanga mukoresha mubishobora mute, cyangwa murabwira iki abo bantu? Nyine umuntu yihanganira undi, kuko iyi si ntisakaye. Hari igihe ugenda umuntu akakubwira ati runaka yakumwe na runaka ashaka kugusenyera urugo, nawe ukabyumva vuba. Buriya yakubwiye akakubwira ati runaka bari kumwe, uramwihorera. Noneho yakumva utari mu byumva ibyo akubwiye, ubushize nawe ubutaha ntabwo yongera kuza ngo apfe kukubwira ibyo abonye, abona ko wamukubye na zera. Ariko iyo ubyumvishe, ejo ashyiraho akarusha akakubwira ibindi biragukura mu rugo rwawe, cyangwa biratuma ugera mu rugo mukajyana. Rero yumvishe mujyanye we arishima, kuko ntabwo biba bimunezereye mubanyeho neza. Ariko iyo mwumvikanye, iyo akubwiye ikintu uravuga ati nzabyirebera nta kibazo, nimbibona niho nzabyemera. Yabona rero agucikaho, yabonye ufite ubwenge nk'ubwo ngubwo ntago agaruka kukubwira amateshwa nk'ayo ngayo. Mu by'ukuri wowe ubona imiryango y'iki gihe isenywa n'amagambo yo kubeshyirana, ibyo bintu we bijya bikubaho? Akagira umuntu uzakubwira ati Mahina namubonye gutya na gutya yibetanye n'umugore, ibyo bintu bijya bikubaho? Ibyo nyewe barabimbwiye kenshi, babonye ntari kubyemera barahindukira babibwira we. Ubwo rero kugira ngo bumve ko wari bubyemere. Ariko ngewe iyo babimbwiye nihanganira kumva n'ibyo bambwiye. Ubwo baba bari kubikubwira bagira ngo umwanke kuko yakuciye inyuma wenda bakwitwarira. Ubwo rero babona ntabyemere bagahindukira bakabibwira we, ngo arebe yuko nk'ubumvuye kuzana nk'utu dutoki, bakamubwira ati bujya si bitoki yarari kumwe n'umugabo, kugira ningera mu rugo asakuze. Babona uko nyine urugo barutandukanye. Hari umuntu wigeze gushukisha amafaranga, wenda akabona ubaye mu buzima bw'ubukene, akagushukisha amafaranga akakubwira ati akira amafaranga twijyane? Barayampaye ngenda yanga. Ndavuga ati rwose mfite amaboko yanjye, nzakoresha amaboko yanjye abari yonjye. Barayampaye ndayanga, barahindukira babwira uyu nguyu ati umugore wawe bagiye kumutwara. Ndamubwira ngo ntabwo bari buntware, ntabwo ndi ihene, ntabwo bazantwara, batwara usanzwe uzagenda. Nuko ndamubwira ati rwose ntugire ubwoba, bakubwira ati tegereza urebe ntaho nzajya. Mahina, ibyo bintu hari abantu bajya babikubwira bakabwira ati umugore wawe kwa Heri baramujyanye? Ntawe ujya bikubwira? Barabimbwira ariko nkabyihorera. Barabikubwira kuko uzi neza ko wikundaniye n'umugore wawe ukabyihorera. Mahina, niki wabwira abagabo baca inyuma abagore babo? Niki wababwira? Icyo nababwira se ni ukutumva amagambo yo gusenya urugo. Arega kugira bariya bagabo niko baba bafite amafaranga. Ngeze ko n'umukene ibyo wanyemera.
Aya batakwemera. ntabwo banyemera nta mafaranga mfite. Aya mafaranga buri wese afite. Ntayo. Ariko se wenda tuvuge ubaye ufite amafaranga watereta. Uyafite nk'ubonye nk'umuntu akaguha miliyoni nyinshi cyane watereta. Oya nyine tuvuge ko oya ko naba nyine narahuye n'ubukene ntabwo natereta. Okay, wavuga ati nabanye n'umugore wanjye mu bihe byiza no mu bihe bibi no mu bihe byiza ngomba kugira gute kuguma kwisezerana nagiranye n'umugore wanjye. Rero tuba turi kuganira n'imiryango, umuryango wanyu uranejeje cyane ku rwego rwo hejuru. Nuvuga ngo ntabwo abantu babitekereza ko wakabaye banye n'uno mugore wawe, ariko muri baniye neza. Twishakiraga ubuhamya bw'umugore wawe kuko baramutereta ari benshi cyane. Urabona ko n'umwana mutoya wamushatse ari uwa kabiri, aza ari umwana muto ariko kubera imfura. Uyu munsi wa none mwibaniye neza, wumva bigukora ku mutima bingana? Numva nta kibazo bintera, mba numva nta kibazo mfite. Buri umuntu kireka ibintu aba yishizemo, iyo wishize mu kintu uba wakishizemo, nta bindi utekereza ku mpande. Ahubwo ngewe ndyamye ntekereza ko undi bubyuke nkajya gushaka imibereho y'abana. Nicyo kintu kiba kiri mu mutwe wanjye. Aba boss bagukoresha ntago bajya bagushukisha amafaranga bavuga ati kugira ngo ngwa akazi nuko ubanza kuma gutya nago? Ngewe ibyo nkora ntabwo biba biri mu bakire cyane. Nkora nk'ufite ibitoki naba afite kimwe cyangwa bibiri, naba akeneye utwo dufaranga, nuko nkama amafaranga nyine nawe akajya kureba izindi nkumi. Hari abajya kureba izindi nkumi ati urayafite. Hari igihe babazi ko ntayafite, nkababwira ati ndayafite ndayabaha. Ntabwo ndaza kureba imari nta mafaranga mfite, nuko nkayabaha nyine nkazana imari yanjye nanjye nayicumbutanya udusagutse nkadukenuza icyo nshaka. Ariko mbere yuko Mahina aza kugutereta nta bandi basore bari barigeze bagutereta? Bari bahari. Yaje nanjye mfite umwana, nashatse umugabo baramurogesha kubera ngo yarire umukobwa amafaranga. Ngeze yarasara mbasha kumubura, nuko mbyarira iwacu ntawe turi kumwe. Ndamufite w'imyaka 10 w'umuhungu. Ubwo yasanze ndi mu rugo nyine ndi kumwe n'uwo mwana. Mfite imyaka 10. Niki cyagukuruye kugira ngo wemere Mahina? Ikintu cyankuriye nashatse kubaka urugo nyine mpame hamwe, kuko n'ubundi se ikindi ni ukubaka urugo nta kindi. Icyo wapfaga cyari ukwereka urukundo kandi wari umashe kumubona? Nari namubonye. Iwanyu babyakiriye gute? Bajya babasura bimeze bute? Gise mujya musubira iwanyu mukajya kubasura? Arya ni Gakenke ni he? Ni muri Gakenke. Baraza baransura, bajya bansura. Naranabyaye baza kumpemba. Ubwo baza bansura nanjye nabona agatike nkajyayo nkanyarukirayo tuza dusurana. Na Mahina ajya gusura kwa sebuka? Nawe ajyayo. Mujya? Ajyayo wenyine cyamurajya? Hari igihe tujyana kuko yarahazi, ariho bavukiye kera arahazi. Bari baravukiye kera barimuka, ariko nyuma za gukubita agati bimera ati hari umukobwa nari nzi Gakenke reka nsubire kumureba. Kuko yari afiteyo bene wabo ajyayo no kubasura, afiteyo babyara be. Duturanye. Murakoze. Mu gusoza ikiganiro yaje guhura n'ibibazo, ararwara, aza kugira ikibazo, bamukura iryinyo bamukura nabi, babukomeretsa igufwa naryo riza kuvamo riratakara, ubu harimo umwobo. Ibyo bintu wowe ubabyakiriye? Narabyakiye kuko yanywaga amazi agaca mu mazuru, bakambwira ngo agwaye kanseri ntago azakira. Nuko nkavuga ati Imana nishobora byose, n'abari uzakira azakira, n'abari utazakira ubwo niki Imana iba yaramutegetse. Ariko kubw'amahirwe baramuvuye, mbona arorohewe. Ubu nubwo hakirimo uwo mwobo ariko mba nicara mubona. Icyo nshimira Imana bose ahageze ntago agipfuye. Nshimira Imana bose. Nshimira Imana. Kandi Imana izakomeza kumufasha, yamufashije mu buzima bwabanje, izamufasha no mu buzima bukurikiye. Mu gusoza ikiganiro rero twabashimira kandi tubifuriza gukomeza intego mufite.
ntihazagire uza ngo abaryanishe ngo iyo mukomeza mwikundanire. Ibinyamakuru byose bihora biza kubaganiriza, bajye batsa batware inkuru nziza yuko mwibaniye neza muri amahoro. Mahina, mu gihe cyo kwamamaza rero twakubonaga washyushye cyane uri kubyina uri kwamamaza. Watoye neza? Naramutoye kabisa. Watoye nde? Kagame. Watoye Kagame? Akareka watoye urupapuro baguhaye hari handitseho nde? Ntabwo nzi gusoma ariko njyewe nabonaga ko ngiye hano ku gipfunsi. Wabonye ku gipfunsi uragenda avuga ati ndatora ku gipfunsi. Umaze gutora umuntu wifuzaga wumvisha ubyishimiye gute? Numvishe byishimiye ko Kagame yatowe, numvishe mwishimiye. Ubu se witeguye kubyina intsinzi? Uzayibyinira he? Nzayibyinira hano cyangwa hariho hose bazagutumira uzagenda ujye kubyina intsinzi. Nawe waratoye? Naratoye. Watoreye he? Natoreye Matyazo. Kuri site ya Matyazo? Watoye he? Toye ku gipfusi. Karakora beke. Ni ku gipfusi nta handi natora. Kubera iki ariho honyine watora? Ni kuko ariho badutejeje imbere. Niho wabatejeje imbere. Uyu munsi kuba muriho mubikesha ku gipfunsi? Ni ku gipfusi. Ijambo rimwe ku mukandida wawe watoye? Ijambo rimwe? Mukandida nawe natoye ku mwanya wa mbere. Hoya wamubwira iki mu buryo bwo kugira ngo iryo jambo ryo kugira rimushyigikire muri manda agiye kongera kuyobora? Ntabwo meza nkamutora kuko ibyatugejejeho ni byinshi. Abana bacu bari kujya ku mashuri, badutejeje imbere, amashanyarazi, abantu bose bari gucana, amazi bari kuvoma mu rugo. Yatugejeje kuri byinshi, aduteza imbere. Niyo mpamvu twagomba kumushyigikira akakomeza akatuyobora kuko nta wundi niwe. Nta wundi niwe? Niwe. Nta wundi niwe. Mahina nawe nuko nta wundi niwe? None tumuhe manda burundu ndetse wongere kwirirwa tumutora ayobore paka? Tuzamutora mpaka kugeza ahinduye umusaza. Mahina urashimishije cyane. Uyu muryango wanjye ndawukunda cyane. Rero mu gusoza reka tubashimire n'abadukurikiranye, tubashimire kandi tubabwira ko uno muryango ukeneye ubufasha. Uwagira icyo abona. Mahina ugira telefone? Ni umugore uyifite. Ugira telefone? Ugiye kubwira abantu nimero yawe ya telefone badukurikiye. Uwagira ubufasha ajye akanda akanyenyeri akoherereze kuri telefone ku buryo uzajya ukomeza kubaho wishimye kandi ufasha abanyarwanda benshi cyane abanyarwandakazi bashiturwa n'ibishashagirana, bakabasha guta abagabo babo, bashaka gukururwa n'amafaranga bagasenya urugo. Uri bubyishimire ajya gukandira akanyenyeri kandi uzakomeza gufasha benshi. Bavuga nimero 65 867. Urakoze cyane rwose. Umuntu ufite umutima wo gufasha, ufite umutima wo gutabara, ufite umutima wo gushyigikira. Abadukurikiye twari twabatemberereye dusura umuryango, umwe mu miryango ikennye ariko bafite urukundo rwa kivandimwe, bafite urukundo dukeneye nk'abanyarwanda muri rusange. Babaho mu buzima bugoranye, umugore akagira ibimutesha umutwe byinshi cyane agira ngo ate umugabo we, ariko agakomeza gukomera ku ibanga ry'urukundo, akunda umugabo we kandi baranasezeranye. Ubu akaba ari umuryango ugeraho muri karitsiye abantu bose bakavuga ati uriya muryango ni wowe w'icyitegererezo dufite muri karitsiye.